ariko hari umukino twari twiteguye ariko numvishe ngo bitunguranye wasubitswe ubundi bimeze bite n'iki cyatuma isubikwa warika gusubikwa n'iki cyatuma batawusubika ngenda kubwiza ukuri nge ndimete abona akoresheje ibigwi buriya yagiye arabaza ibigwi bya gihari wenda yumva ntiyakaze nsoma komanteri hari umugabo numvisha hari umugabo wanditse komanteri ngo yakuye umwana ngo amenye muri coste ubundi ibintu byo muri coste ni kera ndigiye gupasa niho twarwanya inkundura babona ahubwo ndi kurwana kurenza abametere bampaye ngo duhangane yamaze kumusekura abantu bavuze induru ngo mukuye amenye ariko ntabwo yavuyemo nuko namukubise nyine nziza nkuriya mwenda guhangana ngo ni Maître Chengri wabara wenda waragize twagiye tubona amafoto yagiye agaragaza ari kumwe na ba Jackie yagiye muri China oya nawe sinzi ikibazo yagize ariko ni umumetere mwiza namubonye nageze kuri profile ye ni umumetere mwiza icyo gihe Butare nawe yajyagaza baje gukina bakiri abasore bato baje mu makompetition twabaga twateguye nageze no umumetere numvishe rutabashaka kuguhuza nawe ngo bitangaki ngagise uwo mumetere waba umuhuzi hariho ntekereza ariko yanze kumpa amadetaye neza ariko ibyo ari byo byose ngewe nditeguye bimeze neza reka twongera tubasuzume bwose mwese mu gukurikirana After Life TV by'umwihariko bari mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu twizera ko mumeze neza twagarutse rero n'umuntu wacu ni Rutagungira Pierre Celestin nk'uko muzi uyu munsi none tumwisangiye muri gym arimo aramedita rwose ari gukora siporo hano ibintu bimeze neza umeze ute bwana Celestin bimeze neza bwana Theo nk'uko ubibonye musanze muri gym nari ndi gukora utwitozo twa hato kugira ngo nkore nubake umubiri wambonye nterura utuntu twa hato na hato tw'utwuma buriya narebye no mu yindi mwitozo wo gukora igihaha ubundi nsanzwe menyereye ko nkunda kugusanga rimwe mu mashyamba ahantu nyine mukore imyitozo akenshi nk'abashawuri ntabwo mukora gukora imyitozo ahantu nk'aho muri gym uyu munsi watekereje ute kuza gukora muri gym urumva hari ibintu ushobora kubona muri gym udashobora gusanga hariya mu ishyamba dukora imyitozo ariko burya naho bagira umwihariko waho uri muri meditation ahangaha ushobora gusanga hari muvuma nyinshi n'iki ukaba utabaza kujya muri meditation ugereyo neza mu ijuru ryacu ry'abashawuri ariko iyo uvuyeyo usabwa no kuza ugaterura utwuma twa hato na hato ukarambura hano haba hari ibikoresho bya hato na hato biri buze gutuma abantu barambuka kimwe nuko n'abari abashawuri bacu izo ndwanya turi kugenda dutegura zihagenda zikorera umwitozo zibikorera ariko tufate n'umwanya zize muri gym naho tuzibanze zicyoze kugira ngo zize zitanga product isobanutse neza tugendeye kuri icyo ngicyo umaze kuvuga ati zangwanya zacu b'abashawuri ariko hari umukino twari twiteguye ariko numvishe ngo bitunguranye wasubitswe ubundi bimeze bite n'iki cyatuma isubikwa warika gusubikwa n'iki cyatuma batawusubika ngenda kubwiza ukuri nge ndimete abona akoresheje ibigwi buriya yagiye arabaza ibigwi bya gihari wenda yumva ntiyakandiraho ariko nubwo bari kurumva ubwo byagenze gutya ariko uriya mugabo yambwiye ko hari abandi ngo bangahe biyandikishije 5 ariko nabo ndabavutagura nta kibazo umugabo bita Chengri twari twiteguye ko muri bukore komba byarangiye ngo byanze impamvu zitunguranye twabyihanganiye niba impamvu zitunguranye zabaye ku mumetere twagomba guhura ukeka ko ari iki cyatumye Mr Chengri mudakora ikindi buriya yandebye abona ntiyakandiraho kandi abona aya magambo yavuze arakomeye cyane yabona iriya midari ye ndi buyitwara yabona kuri buyitwara nk'uko yabyemeje kuri kamera ariko ubundi mwagombye kumubwira ko twari kuzajya tukoroshya uzajya noroshya ubundi azisubire hagaruka nka metere wari witeguye kurwana n'umunyeshuri ubona ushobora kuba warigishije cyangwa se wigishijwe n'abandi bantu bo mu rungano rwawe wumva kurwana nawe wumvaga ubyiteguye ute oya uyu ubundi ni uko buriya ntekereza ko yagize ubwoba bw'ubusa niba ari n'ubwoba yagize cyangwa niba ari izindi mpamvu ariko wenda yagombye gutanga wenda azatubwira impamvu nyine atabonetse ariko ko nabibonye bampamagaye bambwira ko muri timu n'ubundi hari nkuko ari indwanyi ya mbere challenge bambwiye ko hari indwanyi 5 ziyandikishije urumva rero muri izo ndwanyi 5 ziyandikishije byanze bikunze hazabonekamo izindi nziza
hari uwo bari kumbwira ngo umumetero we ukorera mu majyepfo ngo wazamutse ngo nawe umeze nabi, bampisha amazina ntabwo ndamumenya neza, ariko nabyo ibyo ari byo byose uwo tuzahura nawe tuganire tukozanye mu bundi. Hari n'umumetero numvishe Rutambi ashaka kuguhuza nawe ngo bita Ngagi se uwo mumetero waba umuzi? Hari uwo ntekereza ariko yanze kumpa amadetaye neza, ariko ibyo ari byo byose ngewe nditeguye bimeze neza. Abadukurikira bagumize bagende babaze none nagiye mbona muri komanteri ngo umumetere ngo yarashaje ngo nanjye ngo namwe ngwino hano bazashyire kontakite muri telefone nako plutôt muri video kuramushyiramo biyandikishe baze noneho challenge irafunguye baze. Nsoma komanteri hari umugabo numvisha, hari umugabo wanditse komanteri ngo muginga ngo yakuye amenyo ngo yakuye umwana ngo amenyo muri coste ubundi ibintu byo muri coste ni kera ndigiye gupasa ni muri Nyanza nakubwiye ko mu mateka yanjye ubundi muri introduction y'ukuntu y'inzira yanjye y'umukino wa kung fu nakoreye introduction ya mbere nayikoreye muri Muhanga muri ekore segonderi y'Ishyogwe groupe scolaire aho mpava njya gupasa Nyanza, ariko nari umukinnyi uzamuka mwiza. Icyo gihe aho muri coste rero nagiye gupasa bankira mu twana dutoya, bankira mu twana dutoya baturiya n'umwana mutoya mumushyire mu bana batoya. None se icyo gihe ntwari ukiri umwana? Oya ngewe nari maze kugira ku rundi rwego rwo hejuru, ariko kubera batari banzi Nyanza bankira mu bana, bampereza rero abantu b'abametere abajene metere bita abasiso ngo turwane ngo turebe. Icyo gihe rero niho twarwanya inkundura, babona ahubwo ndi kurwana kurenza abametere bampaye ngo duhangane. Yego byabije gutyo rero ati umumetere wanyu nibyo barimo kuvuga. Yamaze kumusekura abantu bavuze induru ngo mukuye amenyo, ariko ntabwo yavuyemo, nuko namukubise kunyine nziza kugira ngo abone ko ntari nk'abo bana. Abona igipfunsi gifite imbaraga, abona ukuntu hari igipfunsi bakabona ko cyakoze umwitozo. Ku rero namukubise ku nziza ananirwa kuyihagarikira. Celestin, hari abantu benshi baba babona Celestin n'indwanyi ni umukunfu mani, ni Maître Celestin Sigong, warabitubwiye ubwo nkeka ko ari rwo rwego rwa nyuma muri kungufu. Nuko iyo maze kuba metere yo bita sifu, sifu iratoza ukava ku rwego rwa sifu. Iyo umaze gutoza abandi ba metere, sifu bivuga metere, iyo umaze gutoza abandi ba metere ntabwo ukiri metere, uhinduka nyine sifu aba ari nk'umubyeyi muri uwo mukino wacu ukubyara akaba ari papa wawe. Iyo umwana rero yamaze gukura nawe arimo gutunga abandi bana, wowe uhinduka sogoko, niyo bita Sigong. Rero ngiye ni Sigong, mfite abandi bantu natoje b'abasifu. Ntekereza ko n'uwo muntu bari kuvuga uzaza, hari umusifu natoje uri mu majyepfo, kubera ko nta metere wo mu majyepfo, umumetere wa mbere mu majyepfo nzi n'umwe. Niba ariwe wazamutse rero ubwo ushobora kuba ari uwo, nubwo yambwiye ngo ntabwo ari byo, ariko nshobora kuba ntekereza ko ari byo. Nawe uwo mumetere ukeka ko ashobora kuzamuka ari mu banyeshuri wigishije, nawe n'umwana n'ubereye metere? Ntabwo ndamenya ko azaza, ariko azaza buriya nzamubona, nzakubwira ibye nyuma amaze kuhagera, amaze kwipresente. Kubera ko bambwiye ko ejo mu gitondo azakorana imyiyereko na Rutambi, hanyuma ubwo rero nibamara gukorana umwiyereko nzakubwira niba ari we narinzi cyangwa niba ari undi. Hari nk'umuntu utazi Maître Celestin, ubundi se ni muntu ki bakubonye wenda expose kuri kamera, nta mateka menshi yabazi, ariko ugiye kwisobanura abantu bahe deeply urugendo rwawe muri kungufu kugeza aka kanya ubaye Sigonge mu magambo makeya. Maître Celestin ndi Rutagungira Pierre Celestin nk'uko nakubwiye, wabaye umunyamabanga mukuru wa Federasiyo ya Kungufu mu Rwanda mu mwaka kuva 2009 kugera 2012, hanyuma nkaba nari icyo gihe mu kipe y'igihugu, ndi n'umutoza wa kungufu mu ntara y'Amajyepfo n'ibindi bice byaho, cyane cyane muri kaminuza n'izindi nce zihegereye. Nageze muri kaminuza ndi ku rwego rwa sifu. Sifu ni ukuvuga ngo ni metere. Aho ngaho ndi muri groupe muri Ecole de Sciences y'i Nyanza, niho cyane nari umwatlete mwiza cyane. Nanone nari ndi ku rwego rwa SISOC,
Sisoko no kuvuga ngo jeune maître aho ngaho abo banze muri coste nari jeune maître n'ubundi nari mfite ikipe nigisha nari mfite ikipe club nigishaga muri École de Sciences ya Nyanza wabibonye muri commentaire kariho bamwe banze hanyuma rero imyaka ingahe nkine namaze Butare niho nabashije kujya ku rwego rwo gutoza abandi ba maître none humva yo ndi ku rwego rwa Sigongwe abantu babasifu ntoza nanjye abantu babasifu barahari natoje banyuze mu maboko abandi bo mu magroupe abana najyaga njya kuzamura bo bigaga mu masegonderi nabo nabonye harimo abazamutse bari ku rwego rwiza hari n'uwo nabonye wabaye umunyamabanga mukuru none wa federation yego ubu ngubu barimo yego naramubonye arahari ubu ngubu ari umunyamabanga mukuru ngo wa federation kano kanya ashobora kuba yaramubaye mu myaka ya muri za 2018 kugera ntabwo mbyibuka neza gusa n'ubundi aracyariyo baracyakorana n'umusaruro mwiza ngiye nishimira nko musaruro natanze muri uyu mukino njyarugamba wa Kung Fu ariko icyo ndi kuvuga iyi challenge yacu ntabwo ari indwanyi za Kung Fu gusa twebwe turimo gukombina urwego inzego zose zitandukanye z'abarwanyi aba taekwondo aba karate abajido abaki bose umuntu wese w'indwanyi uyaminiya azaze dukora challenge turebe indwanyi ya mbere mu gihugu ushobora no kuba yarabikuye ahantu icyo tuze nuko tuba dufite abarobitre beza bashobora gusifura umukino nta kibazo rwose challenge iri open irafungura inzego zose icyo dushaka nuko iyi martial arts abantu bakora ibyarira umusaruro abantu bayikora ikanaryohera public abantu bayikunda bakabona aho bayisanga nicyo ngicyo nta kintu Bwana Sigongwe Celestin none se nk'iyubona nk'umwana nk'uwo cyangwa se umumetre nk'uwo wari uciye mu biganza akakanya bene bavuga ati twahangana rwose ntanagukubita ubyumva ute ni ibintu bishimishije nta kintu gishimishije mu metre nko gutoza umwana akazamuka akagera ku rwego rwo kwakurenga kubera ko n'umubyeyi yabyaye umwana aravuga ati mwana wanjye uzase nanjye urengeho unsumbye iyo ugize amahirwe akagera ku rwego rwawe wumva wishimye cyane intego zawe ugize ubu nta bandi banyeshuri batoje nabo bari ku rwego nk'urwa rwa Sigongwe oya ntiburumva biba bisaba n'imyaka myinshi ntabwo baragera kuri urwo rwego ariko bari mu nzira nziza nta kibazo nkuriya mwenda guhangana ngo ni Maître Chengri wabara wenda waragize twagiye tubona amafoto yagiye agaragaza ari kumwe na ba Jackie yagiye muri China oya nawe sinzi ikibazo yagize ariko ni umumetre mwiza namubonye nageze kuri profile ye ni umumetre mwiza icyo gihe Butare nawe yajyagaza baje gukina bakiri abasore bato baje mu makompetition twabaga twateguye nageze aho ndamumenya urumva nge nari mukuru bakiri bato ntaga abaterete wabamenya bose ariko nyine abagiye bazamutsemo bashe guperforminga nkuriya turabamenya aba ari ibintu byiza cyane bari ibintu byiza yego reka rero dutegereze indwanyi yindi igiye gukurikira harya wavuze ko yaraye indwanyi ngo yahageze niko Rutambi yambwiye indwanyi yaraye ahubwo ngewe ntegerejanyije amatsiko yo kureba koko niba ari indwanyi iri ku rwego rwanjye rega buri indwanyi nakubwiye ko hano tuzatwakira byibuze abantu abazi by'amasentire byibuze guhera kuri senti ku madani nk'abiri nibo tuzatwakira sentire ntwari dani nk'ebyiri nibo tuzatwakira pana n'ukwakira abametere utaragera ku rwego rwa metere ntabwo tuzatumwakira muri challenge azaba bakiri umwana azajya abanza yicare yiga keretse afite ibigwi bitangaje runaka inteko y'abantu yabatoranya bakabanza bakabona koko bikwiye ariko bitabaye ibyo ni challenge y'aba master gusa urakoze cyane none se nta kuntu se wenda mwajya muhuza wenda tuvuge nk'aba master mba numva ko mwageze ku rwego wenda rwo kuba mwararuhutse nkeka ko wenda mwajya murwanisha ahubwo abanyeshuri mwigisha nabyo ni ibintu turi gutegura urumva aba master nkatwe hari aba master nkuko nabagusobanuriye bagiye bahari bakuru abo nubundi biba ari byiza iyo uri kugenda nakubwiye ko n'ubundi intego yacu nk'abasaza ni ugutraininga ni ugufata abo banyeshuri twagiye twigisha n'ubundi n'abandi batoya babakurikiye nabo bigisha tukabashyira hehe muri iyi challenge n'ubundi nibo intego nyamukuru bafite kuri akabametere turi bakeya nta nubwo turenze 10 abametere basa nkaho bari hejuru ubwo rero urumva ko indwanyi niba dukeneye indwanyi zirenga 100
dukeneye N'abandi bato. babandi twigishije ariko nabo bari ku rwego rwiza. Yego urakoze cyane. Reka tugushimire rero, twizera ko izo chance cyangwa se izo opportunity zo kongera guhura n'izindi ndwanyi natwe tuzaba duhari muzabitumenyesha. Ejo mu gitondo nzaguhamagara iyo ndwanyi maze kuhagera, azambwira nanjye nkubwire uze wihereje. Umurwano wundi muteganyije ryari? Umurwano ejo bundi we ariyereka Rutambi nabona ari kuri Calibre. Nawe uramureba ariko nizere. Nanjye ndaza kumureba. Nitubona ari kuri Calibre duhite tumutumira ku kiwanja. Bundi rwambikana. Reka tugushimire rero. Urakoze cyane. Igihe cyose tuzatugukena tuzatukubona. Nta kibazo. Asante sana.